nuko itora rirabaye birarangiye umva itora ryakoze kandi ukozwe na Loni mu bucucu bwacu ni mwumvu watwiringiraga none se umukuru wa Loni igihe bicaga abantu i Kigali abasirikare barundi bari bahari akabuza kugira icyo bakora urumva uwo muntu twiringiraga basomoza ababyeyi bigatuma umukuru w'ingabo za Loni ashaka utrofi ntiyakoze ishyano none rero Kigeli rero ajya mu bihugu bitari bimwe byihutishije avuye Kinshasa agiye Dar es Salaam avuye Dar es Salaam agiye Ethiopia n'ahandi henshi igihe kiragera aho naho yagiye aba ariko agiye mu bihugu byinshi ashaka ukuntu abantu bagaruka mu Rwanda ava kugera muri Kenya arahaba bukeye ajya muri Uganda muri Kenya murabizi ndabivuga tuhagarutse yaje gusubirayo ajya muri Uganda abanyarwanda kazi muri aha babaye muri Uganda ni hehe impunzi yororeye inka bakagira inka magana si Kigeli wabiteye gusa munamibuka nimurya mukanwa mukabyina gusa ninda bageze kumugemurira muzi nka mwahororeye izo nka sizo zafashije abantu gutaha mu Rwanda se kumuntu yabakubita ibiboko inka zikomoka kuri Kigeli ni ishusho ya mini abakobwa n'abahungu bra Makerere mwize mute nasa cyangwa yarahigiye munzi mwigira Makerere ntacyo muriha mukorerwa nk'abene igihugu kubera Kigeli mane bariho baratuka Kigeli banyarwanda mwavuye mu mujiji muzavaho kuko mutazi Imana nukuri abanyarwanda baratunga amashyo hari n'abatahanye nk'amashyo baragiye ntacyo bafite arakagani wacu hepfo ahangaha mu Nkoga karaga agashoferi kabudahigwa kamurari katahanye inka 150 yaragiye atafite n'ihene uyu mwaje kwibuka muzu ari we Makerere inka abahungu barongora bakwaga nde arenga baratinya kubivuga bakwaga Kigeli ukarongora ukagira umugore wa mukobwa wabona umugabo nawe ukabona umugore muri Kigeli ubu muraregwa murafatwa kwihute igihe cyarageze obote atera Uganda Kigeli yariwe atabizi kama rigiye gufatwa yaburiwe n'umuteso wari umufurikari mukuru wa Amini witwa Ruka niwe watumye kuri Kigeli ati tabara uturi mu buhunzi twahagurutse na Amini yahunze urafashwe Kigeli afata utuntu twe duke mu modoka nabo bari kumwe baragenda bagera muri Kenya akijijwe nande na Ruka w'umunyamahanga w'umuteso we wakoreye Kigeli ki ko namujyanye muri Amerika we wamumariye umuteso aramurokora asubiye muri Kenya ageze muri Kenya hagera ingorane cyane muri Kenya hari abanyarwanda n'abanyarwandakazi cyane ryose igihe nashakaga kumujyana muri Amerika ndi kumwe na Benzinge burya yisha ibintu yarakoze ikintu cyiza
nubu twaraganiye ndamubwira nti Benzinge ubutanye na Kigeli mu Rwanda wahabwa ishimwe rikomeye cyane. Arananira ngirengeze twaraganiriye ko twajyanye turi batatu, nuko agirira ibikomeye kubona tike byari bikomeye. Niruka mu Banyarwanda n'Abanyarwandakazi babandi yagiriye akamaro ndaka nta n'uwampaye n'ishiringi waje gufashwa n'umuzungu wari muri embassy y'Amerika aduha pasiporo itujyana nayo twagiraga y'impunzi kandi adufasha no kubona tike. Reka mbabwire igitangaza, twahagurutse Nairobi turi batatu, mfite amadolari 100 Kigeli 100 Benzinge 100. Umva abantu bagiye muri Amerika afite amadolari 100 nta cumbi urumva tuti n'Imana itujyanye. Nimwumve impamvu yari ijyanye Kigeli yatumye tugenda, yatumye Kigeli agenda. Ubwo ngubwo inkotanyi zari zatangiye ndetse zimaze gufata uduce tumwe tw'u Rwanda. Uko byagenze rero abatumva Kigeli binjije usanga bamuto yangaze iki Kigeli pokwa gicucu n'impamvu hari aho babibwira ngo kireba ari igitutsi atamba amateka. Umva nziza mfite ibyago n'ukuri icyo gicucu cyamaze iki yemwe inkotanyi zazanywe na za nka za Kigeli. Ibi ndavuga ukuri nibyo. Nuko dushaka tike irabuze, duhaguruka dufite amadolari 300 tike twayihawe n'uwo muzungu. Nuko turagenda, ibyago twagize umva zinabivuga byose, reka mbireke bimwe kuko ntibyarangira muzaterane niba mugushaka mbabwire Kigeli. Nuko hari umuzungu umugira neza yari yaramaze gukora rendezvous appointment muri leta y'Amerika, ashakira Kigeli umwanya wo kuzabonana n'ubutegetsi bw'Amerika. Arabikora. Kigeli rero mwumva icyari kimujyanye, yabwiye abazungu ndabyihutishije. Inkotanyi zari zateye bitewe n'iki Kigeli yandikiye Habyarimana amusaba ngo bumvikane abantu batahe mu mahoro. Nuko inkotanyi zasabye kumvikana bakajya hehe Arusha. Ariko icyanye ukurya gusa ntimumenye ntimusubiza haraye kumvikana Arusha. Kigeli niwe wabitangiye. Abavuga ngo Kigeli ni pumbafu cyangwa indambo abantu ngo nijishe ndabeshye se nukuri fati niwe wabitangiye akagagabo karanze. Kigeli niwe watangiye kumvikana. Habyarimana aramusubiza ngo u Rwanda rwaruzuye nk'igikombe cyuzuye amazi, ntaho mwabona nimushakire ubuturage iyo muri. Inkotanyi zumvise iyo mvuru bimuze ubuhunzi ahari cyari kwako tuzapfire mu buhunzi. Nibwo bamwashe bati turagiye tuzatsinda cyangwa dushire. Forward ever, backward never. Intego ya bari abahungu baje ibintu bibiri gushira cyangwa bagatsinda. Ureke gusubirayo. Kigeli yaragiye kuvuga ibyo tujya guhaguruka. Inkotanyi zohereje delegasiyo ebyiri zo kuganira natwe tugiye kujya muri Amerika. Amazina yabo bayobozi baje
izo ngabo zaje sinzi amazina yazo ndacecetse baraza turaganira tugiye kuvuga iki kibazo mu Amerika nimutsinda u Rwanda se muzabitegeka mutagira inshuti tugiye gushaka inshuti namwe nimufata umuheto mugende Kigeli ntacyo yamaze manjije nukuri birababaje nukuri ndababaye ndabivuga mbabaye rwose nukuri abantu batuka Kigeli batyo hano mu Rwanda kandi ubwo arabya ari mu nzu yaro ntamenye ko Kigeli yari afite uruhare rukomeye bavuga mu Rwanda kuki kutamenya amateka tuganira n'ingabo abo bantu barahari ndanazi n'ubu duhora delegation ebyiri handetse bamwe bicaye ahangaha niriwe mbavuga twemeranya dutyo Kigeli yagiye kubwira Ronald ni mwebwe oya tugeze kwa Bushi byihutisha twabonanye na Bushi ariko twabonanye n'abakozi mu biro wicana yakundaga abantu yakundaga amahoro nuko arabakira bukeye nuko arahagwa nibwo bamushubije Washington Kigeli rero aba muri Amerika cyo byihutishije ahagirira ibibazo bikomeye Kigeli yageze mu mwanya wo kuba yahemuka yanga guhemuka yanga kwiyandarika Kigeli yari afite amahirwe yo kuba Umumerika bakamuha Umumerika yarabyanze kandi yajyaga ko Umumerika agafatwa neza cyane ndi Umunyarwanda nzapfa ndi Umunyarwanda nkunda u Rwanda rwanjye nzarusubiramo ntabyara ngote hagarutse uyu nguyu igihe rero kiragera Kigeli byihutishije aratanga ibyitanga rye ntabwo nabibabwira